Yes. Aka kazi kikararyoshye cyane. Ariko uko mbibona. Iyi gitari nanjye wayinyigisha nkabimenya cyane rwose. Urakubita akazi cyumva ni sawa cyane. Ibintu byose ni uko byiga. Wabyize wabimenya pe. Gusa bitwara umwanya ariko nta kintu umuntu yakiga nta. Hari icyo se binsabye umwanya ariko nkabimenya. Uzabyige pe. Mutimurira Nuino kwa Yesu Amakuwa yawe Uyamugire Mugire buhoro. Ngusanze uririmba akazi kikameze neza cyane. Ariko iyo ndirimbo yikomeza. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni mukweriya yajyanywe n'ingoga ko nanjye niko nzava n'isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza. Ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza. Ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho. Haleluya, amen. Uti ubwo ibyago byose muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe kandi imico w'Iteka ise kuri mwebwe, ibahire mu byo muri gukora byiza. Nitwa Irankunda Gadi, ndabashishikariza gukurikirana ijambo ry'Imana n'impuguro n'ibiganiro kuri Mushime Uwiteka TV. Murakoze, murakarama, hasta la vista. Bivuze ngo ibituvuga gucuranga hari n'abashobora gutubona kuri Mushime Uwiteka batereka nabo babuze icyo bakora cyabara nasese. No. Ati bungu bari mu biki? Ni uvuga ngo nkuko umusinzi iyo yuzuye inzoga avuga amagambo akayavuga ko yavuga ntashi. Niko natwe Kristo yaturimo. Tuvuga Yesu kandi dushize amanga. Niyo mpamvu rega uriya mugabo Petero yumva ariko ni ya Petero tu. Yavuze ngo uwo mwishe mukamubamba. Amaze kuzura roho mutagatifu umwuka wera. Ni ukoze ibi. Niwe rwose. Kandi mugire gushidikanya. Ntabwo twasinzira rero. Mutabona turimo tuvuga Yesu. Nibwo uzasanga ari kuvugira mu muhanda. Buriya nabo harimo abatumwe nabo. Arabona twariho twinyeganyegera gari. Ari yabona turimo tugira dujyaga. Twiyumvira akazi bimbura mukoro. Abagabo bafite ingo nziza zifatika cyane rwose. Zinarya. Zinanywa. Ku buryo ntabwo hatuba twaje gushaka ahubwo ndetse n'ibyo biryo. Arawagira ngo ni views nyamwe. Ntabwo ari views zazi n'abanyaya. Turabagabo bahamye n'utureba. Turabagabo bahamye rwose. Ahubwo tugabo guhamya nde Kristo. Niyo mpamvu rero ibimwuzuye nibyo nawe yaduhaye. Yes. Iyo tuvuga Kristo nta kimwaro nta n'isoni. Mugire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira. Muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe kandi imico w'Iteka ise kuri mwebwe, ibahire mu byo muri gukora byiza.
nitwa Irankundagadi ndabashishikariza gukurikirana ijambo ry'Imana n'impuguro n'ibiganiro kuri Mushime Uwiteka TV. Murakoze murakarama, hasta la vista. byo mu ijambo urumva tukavuga uyu mwami kandi reka tubwire na bene data bajya badukurikira n'abataradukurikira, Yesu niwe banze ryo kwizerwa, cyo kwizera mbese cyangwa kwizera fondasiyo yo kubakiraho ibintu byawe bikaba byubakitse nyakubaka, ya mafaranga yawe ufite akaba yubakitse, ya muryango wawe ufite ukaba wubakitse, nuko mu byo utunze utungamo na Kristo. utungamo na Kristo. Ntuzagutandukanya n'abagabo bo muri iyi minsi, ntuzagutandukanya n'abagore bo muri iyi minsi, ntuzagutandukanya n'abasore bo muri iyi minsi, ntuzagutandukanya n'abakobwa bo muri iyi minsi, kuko Yesu wo araryoha. Rega n'ijambo rirongera rikagaruka rikavuga riti mwanze mushaki ubwami bw'Imana n'ikirano. Ibyo byonyine, ibindi byo ni inyongera, kandi kuko ni inyongera. Ubu ngubu ntabwo najya gukora tekinike nkora akazi kanjye nkora ko mu buzima bwa buri munsi ngo mburayo ngaburira abana nagiye gute. Reka kandi hari ugukorera, hari ufite kuko ibyo byose, hari ufite kuko ibyo byose. Muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe, kandi imico y'Uwiteka ise kuri mwebwe, ibahire mu byo muri gukora byiza. Nitwa Irankundagadi ndabashishikariza gukurikirana ijambo ry'Imana n'impuguro n'ibiganiro kuri Mushime Uwiteka TV. Murakoze murakarama, hasta la vista. Uri Alpha na Omega, uraguhimbaza tuguhaye Alpha na Omega, uraguhimbaza ukwiriye gushimwa. Uri Alpha na Omega, uraguhimbaza ukwiriye gushimwa. Tuguhaye Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Itangiriro n'iherezo. Haleluya, haleluya. Muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe, kandi imico y'Uwiteka ise kuri mwebwe, ibahire mu byo muri gukora byiza. Nitwa Irankundagadi ndabashishikariza gukurikirana ijambo ry'Imana n'impuguro n'ibiganiro kuri Mushime Uwiteka TV. Murakoze murakarama, hasta la vista. Ni Mushime Uwiteka TV.
yes aka kazi kararyoshye cyane ariko uko mbibona iyi gitari nanjye wayinyigisha nkabimenya cyane rwose. urakubita akazi wumva ni sawa cyane. Ibintu byose ni uko byiga wabyize wabimenya pe. Gusa bitwara umwanya ariko nta kintu umuntu yakiga nta. Hari icyo se binsabye umwanya ariko nkabimenya. Uzabyige pe. Ni Mushimu Uwiteka TV. Ngusanze uririmba akazi kameze neza cyane ariko iyo ndirimbo yikomeza. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni mu kweriya yajyanywe n'ingoga ko nanjye niko nzava n'isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza. Ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza. Ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho Haleluya, haleluya, amen. Uti ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana gusa. Icyo gihe ubwo bizaba bimeze gute? Tugeze iwacu dusize imiruho yo mu isi n'amaku. Muri myavuga ngo rero ubw'ibyago byose bizaba bishize. Za ndwara tubona bwa bukene abantu bakubita hirya no hino ya misozi y'uburyo butandukanye ubwo bizaba bya bibazo byose ngo ni ururundo ubwo bizaba bishize hariho tuzasigara duhimbaza Imana gusa ariko turamyukiza tuzamuririmbira twese uri manikira mukamuri byose uri manikira mukamuri byose byari biryoshye cyane nanjye nari nyuzwe ariko kandi reka tutaratangira tubwire duti abadukurikiye bari hirya no hino hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Buriya dufite abantu benshi bagenda badukurikira hano kuri Mushimu Uwiteka TV. Bari mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Uganda, abo ni ababanyi niko mu Kirundi bavuga. Bari muri Kongo, Uganda, Tanzania. Turabasubuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi hano kuri Mushimu Uwiteka TV. Tubaha ikaze ngo baze bataramane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ni ikaze na karibu. Reka tubashirireho indirimbo. Wenda utarashyiraho indirimbo bakwita nde? Eli.
none se ikibazo dutangira ibi mbona cyangwa se uyu muziki uriho urigwa cyangwa urigwa nubwo bivangamo n'impano ariko birigwa wacurangaga agiye nkumva ndaryohe wawe narindi ntekereza ko n'abadukurikiye kuri Mushima Uwiteka TV bamuryohewe cyane aka kanya rero navuga nti ongera udushyiremo akandi karirimbo abiki gihe ngongera tunagemo ngo dutemo reka twere dushyira akandi karirimbo ariko nakunze kumva uririmba indirimbo zo mu bitabo nizo uzi gusa ntabwo arizo nzi gusa ahubwo nuko ni mu ndirimbo zihumuriza umutima wanjye kandi zatureze zifite abazihimbaga baga bari mu bihe by'umwuka kuko urayiririmba ukumva hari ahantu iri kukuvana n'ahandi ari naho ikujyana kabisa we mutimurira wino kwa Yesu amakuba yawe uyamugire mugire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wira we mutimurira wino kwa Yesu amakuba yawe uyamugire mugire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira uhoraho abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura ubahumurize utumukiza amarira none wira abo baremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura ubahumurize utumukiza amaragayina none mwira hari igihe umuntu yibaza y'ubuzima bwe bikamurenga datufite urufunguzo n'ibizaba umuntu wese urukundo rwe ni rurerure kwezi rusumba izuba ni kuzimu rugerayo ntawarondora Yesi eri byari biryoshye rwose byari bimeze neza cyane cyane ariko reka dusengere abadukurikiye kugira ngo ibintu birusheho kugenda bikurikirana neza kuko twatangiye twiganirira ariko nta nubwo twiragije Imana kugira ngo ibintu bigende neza reka dusenge rero turagushimye data mwiza Mana yacu kandi ugira neza izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse ndetse uyu munsi ukaba wongeyeho mu kubaho kwacu iryo ni ishimwe rikomeye rero ukomeze gufasha abafite ibibazo by'uburyo butandukanye ndetse ufashe n'abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye biri ku isi bashobora kuba bababaye bashobora kuba bishimye
abo bose bakenera ubufasha bwawe, ubane nabo. Aka kanya rero twebwe turi aha ngaha muri iki gitaramo, natwe uzubane natwe, kandi abo turiho dutegurira cyangwa abo dutaramiye banyurwe n'ibyo twateguye. Ngaho tugirire neza kandi ukomeze kubana natwe ku bwa Yesu umwami wacu. Amen. Mbero yanjye Yesu, mbero yanjye Yesu, aniwe ansanga, aniwe yere yaransanga, aniwe yere yaransanga, niwe nifuza, niwe na undi, niwe nabonye, niwe numero yanjye Yesu. Iyi si turimo nubwo irimo amakuba, ariko mwihangane Yesu niwe ategeka. Turi mu bihe bigoye, ariko Yesu arabifite. Nubwo amakuba ari menshi, Yesu ategeka amakuba. Humura nshuti yanjye, Yesu arashoboye. Humura, Yesu arashoboye. Yesu arashoboye, Yesu arashoboye. Umuvandimwe, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikayizi, ahindura iyo mibabaro nkanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikayizi, ahindura iyo mibabaro nkanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikayizi, ahindura iyo mibabaro nkanezeze.
Haleluya, 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 amena. Sanushyira hasi gitari hanyuma tuganire. Akira mikoro rwose tuganire. Bajya bavuga ngo indirimbo buriya ni umuti. Aho nari ngiye numvaga nafashijwe cyane. Nafashijwe cyane. Cyane ariko. Mana ibishimirwe rwose. Ariko ubwashoboye gufashwa. Imbaraga nari mfite baravuga ngo bafashwa gake cyane niko nyane bavuga. Kaye cyane da ntago njyaho ngumbeshye. Ntago nakubeshya. Jewe rero navuga ni rwose urakoze cyane kuba wemeye kuza gutaramira abakunzi bacu hano kuri Mushimu Witeka TV. Ariko se kandi ubundi ujya ubasha gucuranga gusa ukanaririmba gusa muri wowe ubundi iyo uhimba cyangwa se uririmba amagambo nk'aya ngayo yakuraye? Soko y'ibyo turirimba byose ni ijambo ry'Imana ni Bibiliya niho babiri. Nanjye naho nashaka kwerekeza twagira ngo tugendere unadufashe mu masomo cyangwa se mu ijambo ry'Imana. Indirimbo wakunze kuririmba numvaga ari indirimbo zisa nkaho zihumuriza abantu, imibabaro yose ngo Yesu ni kayizi ngo yo mu mutima. Ariko nibyo Yesu niko ayizi da. Siko bimeze buri gihe birahiherereye cyangwa se ibiri mu mutima w'umuntu Yesu ni ububimenye. None nakubaza nti uraririmba gusa cyangwa se ujya ubasha no gufasha abantu mu ijambo ry'Imana? Buriya kubambo nkurikira nkunda no kuvuga ijambo ry'Imana. Nibi byo gucuranga yego bikora ndetse gake kurusha kubwiriza cyangwa kuvuga ijambo ry'Imana, kuko iyo urebye isi Kristo wenyine niwe wemeye kuza akavuga ngo iyi si yaribuza amahoro yahubujijwe n'umushitani. Aravuga ngo ngiye kwitanga ngiye ubwanjye. Usanga muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ari wowe igi nawe. Bivuze ngo ibi tuvuga gucuranga hari n'abashobora gutubona kuri Mushimu Witeka batereka abana bo babuze icyo bakora cyabara nasese. Ati bungu bari mu biki? Ni uvuga ngo nk'uko umusinzi iyo yuzuye inzoga avuga amagambo akayavuga ko yavuga ntashi. Niko natwe Kristo yaturimo tuvuga Yesu kandi dushize amanga. Niyo mpamvu rega uriya mugabo Petero yumva ariko ni ya Petero tu yavuze ngo uwo mwishe mukamubamba amaze kuzura Roho Mutagatifu umwuka wera ni ukoze ibi niwe rwose kandi ntmugire gushidikanya. Ntabwo twasinzira rero mutabona turimo tuvuga Yesu nibwo uzasanga ari kuvugira mu muhanda buriya nabo haba harimo abatumwe nabo wabona twariho twinyeganyegera abona turimo tugira twiyumvira akazi bimbura mukoro abagabo bafite ingo nziza zifatika cyane rwose zinarya zinanywa ku buryo ntabwo hatuba twaje gushaka ahubwo ndetse n'ibyo biryo. Wagira ngo ni views ntabwo ari views zazi n'abagabo turi abagabo bahamye n'utureba turi abagabo bahamye rwose ahubwo tugabo guhamya nde Kristo. Niyo mpamvu rero ibimwuzuye nibyo nawe yaduhaye. Iyo tuvuga Kristo nta kimwaro nta n'isoni kuko Yesu niwe soko y'amazi y'ubugingo. Niyo mpamvu yabwira umugore yarasanze kwiriba amubwira ngo yaba waruzi ugusabye ku mazi, uwo nyine ugusabye ku mazi nawe wamuhaho wakaguha noneho ibirenze amazi ku buryo utazongera kugira inyota. Ubwo hari abantu inyota y'ubusambanyi yatagangaje kubera iki ntibarangwa ku isoko. Barahari benshi. Hari abantu isoko y'amoko yatagangaje kubera iki ntibarangwa kuri Kristo ngo bamarimo isoko y'ibyo bintu. Hari abantu isoko y'ubugome n'uburozi yatagangaje no kugambana kubera iki ntabwo baranywa Kristo ngo bamare inyota ngo bamumenye. Hari n'abantu isoko y'iyi nzoga tunywa nyine yatagangaje ku buryo yaratayinyweho n'umuriro wakaka ibibazo byavuka.
yewe kubera iki ntarasogongera kuri uyu mari iyo nyota ntabwo barasogongera ku mwami Yesu. Kristo rero niyo mpamvu warumbajije ngo ubundi ni ibi byo gucuranga ukoraho oya mvuga Yesu oya nibyo kandi nibi nabyo erega nabyo buriya byo biba birimo guhamya Yesu ko ntabwo rega tujye tunamuvuga uyu Yesu uyu Yesu yatuvanye aho abantu batari kutukura hakomeye, yaratugaburiye yaratwambitse yaduhaye agaciro tugize abagabo. Uyu Yesu rero niwe buzima na niyo mpamvu ntabwo nagira ubwoba bwo kubivuga. Iyo udafite Yesu ntabwo uba wuzuye, kuko ikibi cyose ushobora kugitega amatwi ukanagikora ndetse kandi biriho. Hari abo tujya tubona bakora ibidakorwa. Yes, bariya rero kandi bibi babura Kristo n'ubumuntu. Daboro Kristo agira icyo bita roho mutagatifu cyangwa mwuka wera, Holy Spirit ugukomanga iyo ugiye gufudika cyangwa gukora amakosa, komanga ku rugi rw'umutima wawe ibyo si ibyawe, ibyo si byo wibikora yubikora. Uyu Yesu rero niwe turi kuvuga, uwo nyine Yesu. Niyo mpamvu dufata gitari cyangwa inanga tugacuranga, ntabwo ari views zatuzanye kuri mushimwe, cyangwa tukajya no muri Bibiliya tugasoma. Urumva nuko tuzaho tuba twibutsaho ibyo yadukoreye, aho kugira ngo tujye gusoma ibyo mu birahure n'amacupa, twe tugasoma ibyo mu ijambo. Urumva tukavuga uyu mwami. Kandi reka tubwire na bene data bajya badukurikira n'abataradukurikira, Yesu niwe banze ryo kwizerwa, cyo kwizera cyangwa kwizera fondasiyo yo kubakiraho ibintu byawe bikaba byubakitse nyakubaka. Ya mafaranga yawe ufite akaba yubakitse, ya muryango wawe ufite ukaba wubakitse. Nuko mu byo utunze utungamo na Kristo, utungamo na Kristo. Ntuzagutandukanya n'abagabo bo muri iyi minsi, ntuzagutandukanya n'abagore bo muri iyi minsi, ntuzagutandukanya n'abasore bo muri iyi minsi, ntuzagutandukanya n'abakobwa bo muri iyi minsi, kuko Yesu wo araryoha. Rega n'ijambo rirongera rikagaruka rikavuga riti mubanze mushake ubwami bw'Imana n'ukiranuka. Ibyo byonyine, ibindi byo ni inyongero. Kandi koko ni inyongero. Ubu ngubu ntabwo najya gukora tekinike nkora akazi kanjye nkora ko muzima bwa buri munsi ngo mburayo ngaburira abana nagiye gute. Reka kandi hari ugukorera, hari ufite kuko ibyo byose, waramwizeye ntabwo byabaho. Ubwo rero nkuko ubivuze, reka dusanze twanasoreza aha. Oya ntago wancika gutyo gusa, ongera ushyiraho akandi kantu kugira ngo dukurikiye cyangwa se tunasoze dusubira ahandi twatangiriye, kuko hari waba wadukurikiye waba dusanze turiho twiganirira gutya akabona dufite na gitari gutya akavuga ati se burya kwari ukuganira gutyo gusa, nta nubwo bazi gukora kuri gitari. Shyiraho rero. Utarajya mbere ugiye kutushyiriraho iyi ndirimbo.
na omega turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa uri alfa na omega turaguhimbaza ukwiriye gushimwa uri alfa na omega turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro 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 turaguhimbaza ukwiriye gushimwa Wow, wow, wow. Alpha na Omega. Itangiriro n'iherezo. Itangiriro n'iherezo. Hallelujah, hallelujah. Nje navuga nti mbivuge ngo iki ko numva tubisoreze hano somo koko reka da yewe ga we Silakan iwe nabonye niwe naundi niwe nibutse kwa gutwana karirimbye kwa karirimbye ugiye kugira iyi
tuyobowe n'imiyaga muraho neza amahoro y'Imana abe kuri mwe kandi imico y'Uwiteka ize kuri mwebwe ibahire mu byo muri gukora byiza. Nitwa Irankundagadi, ndabashishikariza gukurikirana ijambo ry'Imana n'impuguro n'ibiganiro kuri Mushime Uwiteka TV. Murakoze murakarama, hasta la vista. Amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushime Uwiteka TV.